biteye agahinda, biteye akababaro, kandi kuko murabizi ko nabwo ikunze abagezaho ibintu muri update, cyane cyane yuko uno muyoboro wanyu ni Teramenta TV. Ntekereza ko tuzagenda tuhigira ibintu byinshi cyane, ariko munyemerere uyu munsi noneho ntabwo ndaza kumenjoyinga. Ni agahinda gateye ubwoba, cyangwa se ni ibibazo biteye agahinda kumva umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yirukanwa mu masaha make cyane yegeranye. Ntabwo bisanzwe ubundi mu gisata cy'uburezi mu Rwanda kumva ngo umuntu bamujyanye muri discipline mu minsi ibiri da dejoro ugasanga bahise bamwirukana. Ni ibintu bisa nkaho bibabaje cyane, biteye n'ikibazo kuba umwana yari azi yuko papa ari ku kazi ndetse isukari y'ukwezi izaboneka, ukumva ukwezi kugitangira barakwirukanye mu buryo butunguranye ku nshingano zimwe na zimwe tumva ko zakwirukanisha umuntu. Ni ibintu biteye ubwoba. Ndagira ngo kino kiganiro ngiye kubaha kirafata iminota itarenze yibuze 8 cyangwa 10, ntawe ndatindamo, ariko ndagira ngo tuze gusangira iyi nkuru isose ejo ku itariki 6, cyane cyane yuko ino nkuru ifite effet negative ku muyobozi w'ikigo cy'ishuri bereye ku itariki 6 z'ukwa gatatu nyine 2026, aho yari yizeye yuko agifite kashe agatungurwa no kumva amasaha nimugoroba hagana saa 1 saa 2 nibiri bivugwa ngo bamwirukanye ku kazi mu buryo bitunguranye. Ubundi murabizi yuko Mineduc cyangwa se Ministère de l'Education ikora ibishoboka byose ifatanyije na REB, Rwanda Basic Education Board, ishinzwe management y'abarimu, kurekrita cyangwa se gushyira abakozi mu myanya, ariko bafatije n'akarere bitewe n'ahakenewe imyanya. Iyo bamaze gushyira mu kazi inshingano zisa nkaho zikomeye kano kanya, abantu benshi bifuzaga kumenya ubundi directeur cyangwa directrice uyu umuntu woroshye cyangwa ni umuntu wo kurira uko ushaka. Ariko ikimaze kugaragara nuko n'umuyobozi w'ikishuri ni umuntu ukomeye cyane, kubera yuko ni umuntu uvuga rikijyana mu karere, ni umuntu uvuga rikijyana muri Ministère ya Education n'ahandi hatandukanye. Wenda mu myemere wenda ntaza gutinda mu kiganiro cyacu. Ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2026, ubwo urumva nyine hari kwa gatandatu niba nibeshe, kuko no that was on Friday, hari kwa gatanu w'iki cyumweru. Ubwo ni iki cyumweru turimo, ari kwa gatanu nibwo yagiye kubona ibaruwa imugezeho uno muyobozi w'ishuri cya GS Gitare imubwira ngo impamvu kwirukanwa ku kazi. Ni ikintu gisa, ukimera kumva ino mpamvu nyine yisuma yatitiriwe hejuru, abizi nyine subject ngumva ngo nukwirukanwa ku kazi wawe igihumbi. Ndashaka kugira noneho mbabwire ni iki cyatumye mu by'ukuri yirukanwa ku kazi. Ese mwebwe abarimu cyangwa se abakozi ba Mineduc nta mpora y'amakosa mukumva ko ari ikintu cyoroshye, cyangwa se mwe mukora muri local government ntabwo mujya gukora amakosa ajya guhahura n'uyu muyobozi w'ishuri yakoze wibwira yuko nta ngora kumbi. Njya nkora gukora zino nkuru wenda abantu mukambwira ngo wakoze operation zikaze cyane, ariko ikiba kigambiriwe no gufasha leta mu buryo bujyanye no guteza imbere ireme ry'uburezi, cyane ducuranga buri munsi cyangwa tuvuga mu magambo. Kandi ubu mu Rwanda nyine bijyanye n'amagambo ntabwo kigezweho, ahubwo iki bikorwa amagambo n'ibikorwa bigomba kugenda biri parallel. You need to speak and then you act. Ugomba kuvuga ariko ukanakora kugira nyine ibyo uvuga nyine bigire ingiro. Perezida niwe uvuga neza ati icyo tuvuga kibe kiri mu ngiro nk'ibisanzwe. Uno muyobozi w'ishuri witwa Mbarushimana Jean Baptiste yicaye muri sare we, arimo aganiriza umugore n'abana. Abana bamubwira ati papa ejo no kuzana sambusa cyangwa se mukati, ukatuzanira mayonnaise, icyayi cya mukaru cyangwa se icyayi cya kofi. Agiye kubona ngo mu modoka cyangwa se abakozi b'akarere bageze iwe bamuhaye leta. Ibi bivugwa, ariko nimubwira ngo kwiruka mu kazi. Ibyivugwa ni ukuvuga ngo akarere bivuga yuko kamushiye leta mu rugo agize mu kazi, nane yagize mu rugo atari mu kazi. Ibi nabyo ni question mark. Icya kabiri ni uko ibisingiye muri iryo letere cyangwa se muri baruwa yamubwira ngo kwiruka mu kazi, ariko kugira wenda atavuga amagambo menshi adafite ahashingiye, munyemere nshingiye kuri letere ivuga ngo bwana nshingiye kuri raporo y'inama y'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa yo mu kazi yo kuwa 4 z'ukwa gatatu 2026, igaragaza abagize akanama bakoze ubusesenguzi ku bisobanuro watanze ku makosa wakekwaho, bagasanga uhamwa n'imporerane y'amakosa yo ku kazi
ari iyo gusiba akazi nta mpamvu izwi, kutubahiriza amabwiriza ariho arebana n'uburezi ajyanye no gukurikirana imyigire n'imyigishirize, gucunga nabi umutungo w'ishuri, utita ku bikorwa remezo n'ibikoresho by'ishuri, n'umwanda ukabije ugaragara ku ishuri uherereye cyangwa se ubereye umuyobozi. Ntekereza ibintu byose bamushinze munyemerere mbisesengure muri ubu buryo kubera yuko harimo akantu. Hano harazamo prefe discipline kuko harimo ibijyanye na hygiene cyangwa se ubuzima bw'abakozi n'abanyeshuri rusange. Harimo dos ahangaha rwose ntekereza ko akarere wenda kagomba no gukurikirana ibijyanye n'imyigishirize n'imyigire, biri mu nshingano ze, ariko urumva nyine umuyobozi arabibazwa, ni overall niko nkunda kubabwira. Harimo kutita ku mutungo cyangwa se ku bikoresho by'ishuri, ibi ni basa bibazwa kubera yuko bivangwa nyine bajya bakura kuvuga ngo iyo umuyobozi atarebeye abayobora cyangwa se abahagarariye, amakosa yose yagiye kuri ba bandi abazwa umuyobozi mukuru. Iki nicyo cyamubayeho. Urumva harimo inshingano za basa, harimo inshingano za dot, harimo inshingano za dos, cyane cyane yuko ibi byose none biri mu nshingano za directeur dos na dot, nibo bayobora ikigo. Ariko nkibaza impamvu directeur nawe yemeye ko bamwirukana kandi azi neza yuko ari mu nshingano kandi yagombye kuba akorana n'iyi timu ngari ifite ubwenge buhagije, bize za kaminuza, afite diplome nziza cyane, kuba baramufashe wenda kugera ku cyo Minisiteri ya Education yifuza, by'umwihariko akarere ka Rulindo. Akarere kakomeje kamubwira ati nshingiye ku iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 033 akarongo kabiramye 03 ryo kwa 12 z'ukwa 11 2024 rishyiraho stati yihariye igenga abakozi mu mashuri y'uburezi bw'ibanze mu ngingo ya 37 igika cya gatatu havuga ko umujyi wa Kigali cyangwa akarere ishuri ry'uburezi bw'ibanze riherereyemo bifite ububasha bwo gukurikirana no guhana umuyobozi, ahana directeur cyangwa directrice, umuyobozi wungirize dode na dosi ukoze ikosa ryo ku rwego rwa mbere. Ahangaha bireba dodi ukuntu ushinzwe kuba yakurikirana amakosa yo rwa mbere no bagatanga raporo, cyangwa se iryo ku rwego rwa kabiri, ubwo ahangaha ni akarere igihe ryakosa ryawe riremereye bikaba birenze urwego rw'akazi, noneho ku kigo bagakora raporo bakakohereza. Sometimes you have to be mu biganza by'akarere. Ahangaha rero bivuga ngo umujyi cyangwa se akarere, ndetse baje gushingira no ku ngingo ya 37 agace kawo kati havuga ko umukozi ahanishwa igihano cyo kwirukanwa ku kazi iyo anyereje cyangwa se acunze nabi umutungo w'ishuri. N'agace ka X havuga ko umukozi ahanishwa igihano cyo kwirukanwa ku kazi iyo ishuri ry'uburezi bw'ibanze rigaragayemo umwanda ukabije ku muyobozi w'ishuri. Bivuze ngo basa hano kano kanya ngewe nkibona n'uretere Tanzania RIB nkamubaza iby'umutungo uko byagenze, uko niwe ucura za piyese. Izi piyese bigaragara ko nyine zitaboneka muri kino kigo, cyangwa se barya amafaranga cyangwa se banyereza imitungo hirya no hino. Ikigo cy'ishuri gikomeye cyari gifite kuba remezo, ndetse ugasanga na records, cash out, CPI cyangwa se school improvement plan nayo ntabwo igenderwaho kuko niho uhera nyine uvuga ngo kibona gikora neza. Aha Tanzania RIB ngewe ntabwo irete ravangwa nshingiye nanone kandi ku ngingo ya 58 y'iteka rya Minisitiri w'Intebe ryavuzwe haraguru, ni ryandi twavuze nimero 033 akarongo karimye 03 ryo kwa 12 z'ukwa 11 2024 ryashyizweho na Dr Ngirente Edouard igihe yari Minisitiri w'Intebe. Bivuga ko iyo umukozi ahamwe n'impurirane y'amakosa ku rwego rw'akazi ahanwa cyangwa se ahabwa igihano gisumba ibindi mu biteganyijwe ayo makosa yakozwe. Ahangaha bareba nyine bya bintu byose wakoze, bakahurirana bakareba icyo ugomba guhanishwa iyo basanze hari igihano kiremereye n'icyo bafata aricyo kinye cyafashwe kwirukanwa burundu. Irete ivuga ngo nshingiye kandi ku myanzuro y'inama ya komite nyobozi y'akarere ka Rulindo yabaye ku wa 5 z'ukwa 3 2026, ubu hari ku wa 4 ku bantu bazi kalendari nkwandikiye nkumenyesha
ko uhawe igihano cyo kwirukanwa ku kazi guhera ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2026 ugira amahoro. Umuyobozi w'akarere abisinya habiha umugisha, ubundi atanga letere bayishira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Gisitare, aramubwira ngo uvuge neza ujye gutangira ubundi buzima utakiri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Gisitare. Ntekereza yuko ari amakuru abashe, ariko se twahita twibaza aya makosa mwumvishe, niba nesa koko ikora neza, niba nesa, ndavuga nesa ni ikigo cyo muri Mineduc gishinzwe ubugenzuzi n'ibizamini, niba ikora neza why itagombye kujya kureba mu bindi bigo by'amashuri ko aya makosa arimwo ku byagenda kose, ahubwo niba bimeze gutya barakirukana abakozi benshi. Aka nkavuze bora, ariko nesa niba unyumva cyangwa se rebu, ibi byabaye kuno muyobozi w'ikigo cy'ishuri niba ari ukuri murabisanga mu bigo birenga ibihumbi muri turere dutandukanye two mu Rwanda. Ariko nanone simvuze ngo abayobozi bose niko bimeze, hari abayobozi bakora neza rwose ugasanga ibintu bashyira ku murongo kandi bari upright, cyangwa se ni ntakimwe, bafite integrity, ba accountability ni nziza cyane. Ntekereza yuko wenda twajya tugenda twigirana iki kintu kivuze ngo ese ntabwo byakunda yuko noneho bajya bakora changement mu gihe runaka, at least imyaka 5, 3, 10, ariko byibuze bavuga ngo niba umuntu wenda mukoreye evaluation imyaka 5 akari ku kigo nahinduranye n'undi, kuko aya makosa ubundi yo kunyereza umutungo, kutita ku bintu bya hato na hatoya, bigaragara kuri bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri usanga n'ubundi barigize akamana ku bigo by'amashuri, cyangwa se bafite UPI nk'uko bakozi bagenda bivuga hirya no hino. Reka mbashimire mwese mwadukurikiranye, ahangaha ni kuri Teramenta TV. Reka ngusabe gukanda subscribe nimba wanyina ku iki kiganiro ari ubwa mbere, turacyari hasi ariko nagira ngo tuzajya ni kure bishoboka. Sangiza n'abandi nkuru zacu, ukanda like, ubwo kujya muri commentaire tujye kubyumva ubundi umuyobozi wanyu we biteye gute, cyangwa se team ye imeze gute. Araho usanga bavuga ngo closing day cyangwa se handi clôture, ntibayikora kubera yuko nyine basa na directeur baba bafunze imigozi. So ibyo ngibyo wenda tuzakurikirana cyabyo. Reka duhure mu kindi kiganiro, bye bye ahangaha.